Bavandimwe mudukurikiye, Kristo Yezu akuzwe. Mugire umunsi mukuru mwiza w'isakramento ritagatifu ry'Ukarisitiya. Jye muganira nitwa Jerome Ishema. Ubushize nabagejejeho umusogongero ku buzima bw'umwari Mukaneza Francine utunzwe n'Ukarisitiya. Benshi rero mwibajije ibibazo bitandukanye, ariko cyane cyane ngo byatangiye bite, byemejwe gute n'abaganga. Nibyo bibazo byose rero tugira ngo tubasubize, tugaburire ukwemera kwacu, tuzirikana icyo gitangaza Imana yadukoreye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umwari Mukaneza Francine rero umaze imyaka 8 atunzwe n'Ukarisitiya, cyatangiye biti, byagenze gute ngo umwari Mukaneza utunzwe n'Ukarisitiya gusa akorerwe ibizamini n'abaganga? Iyo ari muri koma biba bimeze biti? Nayahe matariki y'ingenzi yaranze iki gitangaza mu by'ukuri? Hari ibibazo byinshi rero twasubiza, ariko duhere kuri iki ngiki. Byatangiye bite ngo atungwe n'Ukarisitiya gusa? Ese niwe wabishatse cyangwa byaramugwiririye? Kuva Francine ari umwana yari umukristo, yarerewe mu muryango wakundaga gusenga, ari wo wa sekuru ubyara nyina. Francine aragira ati, nkiri umwana nari umwana ukunda gusenga, namye numva nshaka kwiha Imana kuva mfite imyaka 9. Yakunze rero gusengera mu muryango w'abarejiyo. Ari Mweso muri Masisi, yasengeraga muri groupe charismatique Yezu Ntusige, Paroisse Matanda, aho yageze muri 2005. Hari ibindi rero byagiye bimubaho mbere yuko byo gutungwa n'Ukarisitiya gusa biba. Ku itariki 2 z'ukwa 10 2007 yabuze ijwi, riragenda neza neza. Ryaje kugaruka ku itariki 25 z'ukwa 1 2014. Yari ari mu misa, ashiduka ari kuririmba. Abo bari kumwe begeranye babona ari kuririmba. Amara ukwezi n'igice afite ijwi, yongera kugenda sarara, ijwi rigenda burundu. Yaje kongera kugarura ijwi ku munsi w'abatagatifu bose, itariki ya 1 z'ukwa 11 2021. Guhera ryari? Guhera muri 2014. Ku byerekeye kutarya, yabanje kujya asinzira bya hato na hato, agakanguka igihe gito akongera agasinzira. Icyo gihe byatangiye ari kuri mashami. Yasinziraga amasaha 3, agakanguka isaha 1, akongera agasinzira. Haza kubaho kumara umunsi wose asinziriye, akongera agakanguka. Haciye igihe gito yongera gusinzira, amara iminsi 2, akajya amara iminsi 2, agakanguka ku umunsi wa 3. Haje no kugihegera igihe amara iminsi 6, no kuvuga iminsi 6 y'icyumweru y'imibyizi, hanyuma agakanguka ku cyumweru. Ibi byo byamaze igihe kirekire cyane. Iyo yakangukaga abanzaga kumuhaza, ubundi akarya. Byaje igihe kugera igihe kurya bimunanira. Aragira ati, naryaga n'akayiko kamwe nkabyimba mu nda. Nahagaritse kurya burundu ku itariki 5 z'ukwa 5 2016.
hari kuri Asansiyo. Ati kugeza ubu nta kindi ndongera kurya cyangwa kunywa. Byabimbwiraga ku itariki 10 z'ukwa 4 2024 namusoye. Yabaga asinziriye gusa. Mbere umupadiri wabimenyeshejwe bwa mbere umunyekongo we yaravuze ngo uwo muntu ntacyo twamumarira, napfa bazamushyingura gikristo. Kurumva ntiyaryaga, bikatera rero ikibazo. Hanyuma se yaje kugezwa kwa muganga gute? Hari umufurere w'umugande abanyarwanda bamwe bashobora kuba bamuzi kuko ngo yajyaga aza mu Rwanda, witwa Pius. Yateguye rero isengesho muri Kongo, arateguza aza kujyayo. Yagombaga rero gusengera abarwayi, hanyuma batumaho na Mukaneza ngo asengerwe, baramujyana. Frere Pius yaje ari kumwe n'abapadiri mu mutambagiro bagana ritari ngo misi itangire. Bakinjira, Frere Pius ava mu mutambagiro agenda agana aho Mukaneza ari, Mukaneza Francine. Yunama kuri Mukaneza aratinda ku buryo bateye indirimbo 3 zose zo kwinjira, akimwonamyeho amurambuyeho n'ibiganza. Igihe cyo gusengera abarwayi kigeze, abakarismatike bafatanya na Pius nabo baraza baramusengera ariko ntiyahaguruka. Isengesho ryo gusengera abarwayi rirangiye, Frere Pius yagarutse aho Francine Mukaneza n'abamurwaje kumurwaza bari bari. Kukigaragara cyo ntiyabashoboraga guhaguruka icyo gihe. Hamubwira ati icyo Yezu yambwiye ni ukujyana umurwayi kwa muganga, ibindi Yezu azabikora ageze kwa muganga. Ibindi Yezu azabikora gute? Ageze kwa muganga. Bamugejeje kwa muganga, abaganga batonganyije abamuzanye cyane ngo bamwicishije inzara. Nyamara bapimye isukari basanga ni ibipimo bimeze neza. Bapimye amaraso basanga nta kibazo afite. Ariko ikibazo icyo gihe cyari imbaraga zo guhaguruka atari afite. Muganga rero yatanze ibinini ngo bamuhe. Uri kumwe na Mukaneza Francine aravuga ati muganga wabimumpereye, ko yarazi ko bitari bushobore kugenda, asaba muganga ko abimwihera. Muganga kimuha amazi ngo amuhe ibinini biranga. Muganga ubwe ava aho ngaho afite ubwoba cyane. Haza abandi baganga. Biravuga ko umuganga wakurikiye bya Mukaneza ari uwitwa Harakandi François n'undi witwa Zawadi. Naho uyobora ibitaro akitwa Nyirasafari Jacqueline, Hôpital General ya Mweso. Igihe cyarageze abaganga bakora inama bavuga ko uwo muntu yishyizemo ko atunzwe n'ibintu bitagatifu. Batumaho padiri ngo yohereza amazi y'umugisha babashe kumuvangira n'ibindi biribwa nka za biswi. Amazi y'umugisha ahageze yavuye kwa padiri, bati tuguha amazi. Ko ntiyavugaga, yikiriza akoresheje umutwe ngo bayamuhe, ati yego. Ariko bakiyamuha
umubiri we urivumbagatanya, urabyanga, urayajugunya. ubwo niba bakimuhaye amazi avanze na biswi, noneho bemeza kumushyiramo sonde, nabwo biranga, umubiri urivumbagatanya. babonye byanze, bongera gupima, abona ko ibisubizo bikomeje kuba bizima, nta kibazo afite mu mubiri we. barapimye rwose, babwira abari kumwe na Mukaneza bamurwaje ngo nategereze igisubizo, byose biza ari bizima. Igisonga cya Musenyeri wa Goma yari yaje yanyuze kuri paruwasi ya Mweso, yanyuze nako ku bitaro bya hafi n'iyo paruwasi barimo. hanyuma aza kubwira abaganga ngo ntazagire icyo bongera kumugeragerezaho, kuko bari bakoze ibizamini bihagije, babona yuko byose ntacyo bitanga, umuntu ni muzima. kuva ubwo rero yaje guhaguruka, baramutahanye, aragenda abaho atarya, aryamye arwaye, asa n'umeze nk'urwaye nyine, ariko yaje guhaguruka atangira gukora imirimo ku itariki 11 z'ukwa 12 2016. birumvikana ko yarashize nk'amezi 7 atarya namba. yarahagurutse ajya mu kiliziya, mu buzima bwa buri munsi ajya mu misa. ikindi kibazo mwakwibaza ati se akora iki? ajya mu misa, akora isuku mu nzu no hanze, atekera abarya nubwo watarya, ajya mu murima agatera intabire, kandi ntiyabura n'amazi yo koga. habuze uyavoma, ashobora kujya kuyavoma rwose, iyo nta bandi babonetse bayavoma, abana batoya wenda. ku byerekeye kuvuga, yongeye kuvuga ku itariki ya mbere z'ukwa 11 2021 nk'uko twavuze hejuru. hari ku munsi mukuru w'abatagatifu bose mu misa ya kabiri. yari rero yarageze mu Rwanda. ku byerekeye kujya muri koma, ajya muri koma mu gihe cya Diveni, akayivamo kuri Noheli, kongera akayijyamo mu gihe cy'igisibo, koma ituzuye kugeza kuri Mashami. guhera kuri Mashami kugeza ku wa gatandatu mutagatifu aba ari muri koma yuzuye neza, hanyuma agakanguka kuri Pasika, akongera akaba muzima bisanzwe. hanyuma rero iyo ari muri koma, nta muntu washobora kumuhindukiza, n'abantu benshi ntibamuterura ngo bamushobore. ni ikindi gitangaza rero kidasanzwe. uyu munsi turavuga, mbese tuvuze ibyo ngibyo by'uko amererwa. ibijyanye n'ubutumwa bwa bujyanye n'ibyo biracyari ibanga, ni ibintu bizatangazwa n'abashumba, kuko hari ibyo bamusabye kujya yandika ibimubaho byose. bamusabye kujya yandika ibimubaho byose kugira ngo bazabashe kuba basobanukirwa icyo Nyagasani Yezu ashaka kubwira isi. gusa nk'uko twabivuze ubushize, ni igitangaza gikomeye ko umuntu abaho atunzwe na Hosiya Ntagatifu gusa, atunzwe na Yezu gusa. ni igitangaza gikomeye kuko mu buzima busanzwe dukenera kurya, tugakenera kunywa. hari umupadiri nabiganirije, ndavuga nti ese ko hashize imyaka 8, iki gitangaza gikeneye kwemezwa? ni igitangaza kidakeneye kwemezwa, kuko n'umuntu umaze iminsi 3 atarya biramugora cyane, yamara iminsi 7 bikaba bikomeye.
iyo urebye igisibo cya Nataliya cyatangiye ari kuri 16 z'ukwa kabiri kikarangira kuri 2 z'ukwa gatatu mu gihe yabonekerwaga. Icyo byaragaragaye ko nabyo ubwabyo byari indengakamere. Kumara iminsi 16 utarya utanywa, ni mu bisomo muzabona ko bitari byoroshye, ariko kuba yarabayeho nuko ari Imana yabishatse. Uwaganira na mama Nataliya ubwe, ese ubu wakongera ukabikora ubyibwirije? Arakubwira ati oya, mfite ukundi kuntu nsiba, ariko ibyo ngibyo nari nabihawe nanabitegetswe, ari ijambo rya Bikira Mariya. Ntabwo wapfa gusiba iminsi irenze 10 ngo ubeho, ntabwo wapfa kubaho. Rero niyo haba hashize ukwezi, amezi 2, byaba ari igitangaza. Nkanswe imyaka 8, ni igitangaza rero kidakeneye kwemezwa n'uwari we wese, ahubwo icyo dutegereje nuko babitangaza, nyine byatangazwa n'inzego zibifitiye ububasha, ngo habaye igitangaza iki n'iki, Nyagasani arashaka kutubwira iki. Bakristo bavandimwe rero, mbifurije umunsi mukuru w'isakramento. Turitambagize hose, turitambagize aho dutuye, turikurikire dusingiza Imana yaduhaye gutungwa n'umugati w'abamarayika tukiri ku isi. Umukristo si umuntu usanzwe, ni umwenejuru. Umbajije ngo habaho abantu b'ibihangange ku isi, uwa mbere ninde? Nakubwira ngo ni umukristo. Umukristo niwe muntu wa mbere w'igihangange ubaho, kuko ahagarikiwe n'usumba byose. No kuvuga ko rero ubuhangange bw'umukristo buri mu bushobozi bwo kuba azi ko ari umwenejuru, akaba ashobora kutemera gutakaza ibyiza yamenye by'ijuru, akaba yahitamo gutakaza iby'isi aho gutakaza ubugingo. Nk'uko Yesu yabivuze ngo mbese yatubwiraga kudahangayikishwa n'ibyo tuzarya, n'ibyo tuzanywa, n'ibyo tuzambara. Akavuga, akatwereka insumbanyagaciro zikomeye, ngo mbese ubugingo ntiburuta umubiri? Umubiri wose nturuta umwenda? Murumva iyo sumbanyagaciro. Rero haramutse haje amahitamo hagati y'ubugingo n'umubiri, umukristo yahitamo ubugingo. Kimwe nuko umuntu aje kukugirira nabi, agafata umwenda wawe, ukagira amahirwe ukamucika, wacikana umubiri wawe ukamusigira umwenda. Ubugingo rero buturimo burakomeye, niyo mpamvu umukristo atunzwe na Yezu wamwitambiye, amaraso atutembamo, atema mu mukristo wemera Yezu. Nkuko Yezu yavuze ati genda umuzabibu mukamashami. Uwemera Yezu ntabwo amaraso amutemba amaraye, naya Yezu. Bityo rero bavandimwe, tugira ubutwari bukomeye bwo kwemera kwamamaza ko Kristo ari muzima mu Eucharistia. Ni muzima mu Eucharistia, tumuhabwe dufite icyubahiro cyinshi. Dore uyu munsi twijije umunsi mukuru w'isakramento, ku busanzwe wizihizwa ku wa 4 nyuma y'ubutatu butagatifu. Noneho nyuma yaho ubara iminsi 8 ukajya ku munsi mukuru w'umutima mutagatifu,
noneho nyuma y'uyu munsi mukuru w'isakaramento ritagatifu hari uguhongerera ibyaha bikorerwa Yezu mu Karisitiya, bigakorwa mu cyo nyine Yezu yasabye cyitwa umunsi mukuru w'umutima mutagatifu. Ni iminsi rero ikomeye yo kwitagatifuza, tuyibemo neza, twitegure duhabwa penetensiya, twitegure twihana icyaha n'igisa nacyo. Kristo Yezu akuzwe bavandimwe, bifurije umunsi mukuru mwiza w'isakaramento ndetse n'umutima mutagatifu wa Yesu.